birashyushye cyane saa 12 mu kadomo ntucikwa n'indirimbo nshya nukuri ni nziza ndayibashimiye ongera irimbeho akandi gace gato turemeye Yesu turemeye Yesu turemeye Yesu turemeye tuguhaye byose tegekawami wowe ushobora kuduhindura indirimbo izasohoka le 27 ni dimanche 18h izaba igeze kuri channel ya Jolie Uwase saa 12 saa 12 kuri iki cyumweru indirimbo izaba iri hanze kuri YouTube channel ya Uwase Jolie tubwire akantu kamwe wavuga wakindi tu nk'amagambo atatu cyangwa ngani nakinye nsaba imbabazi mvuga ngo akini bwana ngo usunyurumye unipatie na mimi niko na njala so ibyo byose ndaje mu bwiza bwawe ndaje ungirire neza ndaje numva icyo umbwira neza kwisi nakitanga kirengeshe ubuntu n'imbabazi wangiriye zaturi wawe iteka ryose Can I introduce nshuti bakunzi ba urugero nshuti bakunzi ba urugero TV mbaye ikaze uyu munsi ngiye kuganira n'umuririmbyi bineye ndetse n'ishema ryo kumuintroducinga cyangwa kumubabwira izina rye yitwa Jolie Uwase. Jolie muzi kuva kera aririmba yateje imbere abahanzi batandukanye abaririmbyi mu Rwanda baririmbye ama chorus. Jolie yafashije cyangwa yateje imbere abanzi bakuru bakomeye mu ndirimbo dushobora kuvuga turaza kuvuga muri kiganiro nibwo muraza kugenda mumwibuka. Jolie imbere ya kamera ya Urugero TV banza nanone wenda wivuga ibyo ntavuze bakwita nde uri umumama umukobwa uracyari umukobwa uri ku isoko utangira twibwira. Murakoze nitwa Jolie Uwase wabivuze ndi umumama ndubatse umugabo wanjye umwe n'abana batatu yego ndi umukristo ansengera Bomberger Nyarutarama nkaba ndumuramyi ndumuririmbyi pasiteri wanjye akaba yitwa Simon Nziramakirenga. Jolie tukiri kuri presentation kuri identification yawe Jolie ntabwo igeze tubwira niba wenda umugabo wawe nawe ari umuririmbyi ese ujya guhura n'umugabo wawe turacyari kuri identification mujya guhura n'umugabo wawe yagukundiye kuririmba ajya kubwira ko yagukundiye iki umugabo wanjye rero ni umuramyi yitwa Kamoso Bienvenue dukorana mu murimo w'Imana ese ndetse ni na perezida wanjye muri worship team ya kandi karusho mu byo yankundiye no kuririmba bibamo ndamubeshye ubwiza no kuririmba urakoze cyane reka twongere tubaye ikaze tugiye kuvuga rero kuri trajet cyangwa urugendo rwo kuririmba rwa muzika muri Afrika mu Rwanda ubundi muri Afrika ukunda baye baririmbye ni benshi we hari ba Rupakanza baririmbye nkunda cyane hari nawe Nelson Reganza kwemera urakoze cyane hari ba Gabi Kamanzi n'abandi benshi hanyuma wenda mu Rwanda muri Afrika bavuze Rupakanza kuba ririmbye b'abadamu wenda tuvanyemo Gabi hanze y'u Rwanda ukunda nde hanze y'u Rwanda nkunda Deborah Mani yego hanze y'u Rwanda baravuze Deborah w'umukomomani Darlene yego Australie Uganda ukunda nde Uganda numa ntabwo ba Judith babirye ntabuzi
ndabumva ariko simbazi cyane ku buryo nakurikirana indirimbo zabo. Tanzania nkunda nabona indirimba nipe machoni yitwa Bukuku yitwa ndi Bahati Bukuku ndamuzi ariko si cyane. Esther Wahome nawe si cyane ariko iryo zina ry'uwo muhanzikazi ndariyibagiwe. Okay, wabaye rero inspire nande utangira kuvuga ati nanjye ngiye gutangira kuririmba? Umuririmbyi watangiye ukunda ninde Jolie? Aho tuhahere kuri Chronique, aho watangiriye kumva passion yo kuririmba itangira kukuzamo byari kuri? Mu by'ukuri natangiye nkunda Gaby Kamanzi. Yaririmbye amahoro ibyishimo, umva ukise nta kwigana uyu muntu, umva nanjye ndabizi, namwigana nkumva ndabizi nabishobora. So ndumva ari Gaby yarakwenspire. Ibintu bitatu ukunda kuri Gaby ni ibihe? Nkunda ari sociable, nkunda Imana, yego, nkunda n'ukuntu yambara, ni namwiza. Okay, ni namwiza, aririmba neza cyane, kandi ukabona n'ukuntu yambara. Okay, donc Gaby uramukunda. Hanyuma utangira kuririmba, ubundi utangira kuririmba wabitangiye gute? Byakujemo gute? Watangiriye he? Isoko yawe yo kugira ngo witraininge kuririmba byatangiriye he? Byari umwana kera muri 2000, c'est pas 2000, ndumva ari nko muri 1998 gutyo. Nari muri primaire mu wa kane hehe Gisenyi. Tujya Restoration Church gitangira, baratubwira ngo abana basohoke bajye ahantu bita muri Ecodim. Baratubwira ngo ese nta kuntu mwatera indirimbo. By'ukuri twara abana batoya, bararirimba bagezeho baravuga ngo uyu nguyu ni special, ngo tugugeze conductrice cyo gihe yiwe bangira umutoza w'abana. Bitangira gutyo kugeza aya magingo. Kwitoza kwawe wajya ugenda ari kuzamuka uva muri korale y'abana? Mu korale y'abana turakura, twari benshi, harimo abantu benshi cyane bagiye bazamuka nka Patient Bizimana twaratangiranye korale y'abana hasi, twaraniganaga mu ishuri rimwe. So dutangira buhoro buhoro turazamuka, habaho korale y'abana, y'abakuru bakatuvana mu bana bakatujyana mu bakuru, bigenda biryoha kurusha. Yego, iracyari Urugero TV, turacyari kuganira na Jolie ku nzira ye yo gukunda kuririmba ndetse n'urugendo rwa muzika ye. Hanyuma Jolie, ugura tuzamuke twihuta cyane, utangira rero ku baking. Waba wibuka itariki ya mbere wagiriye muri studio indirimbo wa bakinze? Nubwo utatubwira nyirayo ariko tubwire utangira ku baking bwa mbere, umuntu akubona akakwitegereza ati ufite ijwi ryaza mu ndirimbo yawe. Icyo gihe byari nihe ndirimbo watangiye? Umwaka simwibuka neza ariko ndumva ari muri 2005 gutyo, 2005 2004 ibintu nk'ibyo. Indirimbo yitwa Ndaje mu bwiza bwawe, ndumva ariyo ya mbere naririmbye muri studio. Iya kabiri rero zari nyinshi, zari album y'umuntu menye neza ni Patient Bizimana, twakomezanyije kuko na Ndaje mu bwiza bwawe twarayikoranye. So twakoranye album yose ya Patient Bizimana, ni nabwo studio nayimenyereye kugeza ubu. Uretse Patient hari abandi baririmbyi wagiye bakinga? Ni benshi cyane, hari abo ntazi amazina neza, ntawe nibuka. Harimo Kabaganza Liliane, harimo Patient Bizimana nk'ukuntu nabivuze, harimo Aime Wimana, harimo na Apollinaire umusore uririmba nawe muri ibi bihe ari kuzamuka, na Nelson. Duhere kuri Ndaje mu bwiza bwawe, akarefre waririmbye. Ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ungirire neza, ndaje numva icyo umbwira, rya jwi ryawe ryongorera, ndaje neza ugutwi umbwire, ngaho genza uko ushaka. Iya Patient Bizimana imwe muzo wa baking. Menye neza
kw'isi nakitanga kirengeshe ubuntu n'imbabazi wangiriye zaturi wawe iteka ryose. yaeme izayeme rero bisaba kuzitekereza ntabwo nzibuka. indi muririmbyi undi muririmbyi ni Kabaganza. twagisubiraho icyo kibazo nyuma. Okay, nta kibazo, uzibuke neza uraza kuzitubwira. Naho tugaruka rero, ubwo nawe uraririmbye, urugendo rwawe rurakomeza, ukorera muri worship team. Ubundi worship team warimbagaho yitwaga worship team ya kera ubu ngubu. Tubwire urugendo rwa muri worship team. worship team ya mbere nakoranye nayo ni Gisenyi ko restoration yo itorero ryanjye navukiyemo nyine nkuriramo nibo babyeyi banjye b'umwuka. Worship team yitwaga Shekina. Ubu ngubu rero sinigeze njya mu matorero menshi, navuye muri restoration nza hano Nyarutarama ho nzira Bomberger, ari naho umutware wanjye tubana nyine dukora umurimo w'Imana, nayo yitwa worship team. Ni worship team yitwa worship team. Okay. Hanyuma utangira kugira passion yo kumva ko nawe ushobora gusohora indirimbo yawe. Ni igitekerezo cyaje muri wowe cyangwa n'umugabo wawe cyangwa n'abakunzi bawe n'abantu bakubwiye atari ko tubona nawe bya ukoze career solo byavamo? Icyo gitekerezo cyaje? Igitekerezo nuko ni benshi cyane bahoraga bambwira se uko ushoboye wakoze ibyawe watubabariye basi tukagufasha niki kibura inshuti n'abavandimwe bahoraga buri munsi ni ikintu cyahoraga kigaruka mu matwi yanjye. So umugabo wanjye ariko nawe agakomeza kubimbwira watinyutse waretse nawe kubishoboye nawe utatingiye gusenga. Nanjye ndavuga reka nze bitekerezeho hamwe n'Imana numva ko Imana ibivugaho ko uyu ari wo mwanya nanjye nshobora gukora ibyanjye. Si ukuvuga ngo nari kureka gufasha abandi ko n'ubu ngubu ndacyabafasha, ariko umwanya wanjye wari ugeze ko nanjye ntangira ibyanjye, nkumvira inshuti, nkumvira abavandimwe n'abafana buri munsi n'ubu ngubu murahishuwe. Hanyuma rero indirimbo yawe ya mbere uyikora ryari? Indirimbo yanjye ya mbere nayikoze ejo bundi muri 2019. Yitwaga gute? Ubuntu. Ririmbaho gato. Ibihe ibihumbi nagiye ntsindwa nkaruha, umutima wanjye ukarambirwa, impamvu zikagwira bikantera guhangayika, nyifuza guhemburwa nawe. Ubuntu bwawe Yesu buramagije. Iya kabiri biyihe? Iya kabiri niyo ubu ngubu navuga ngo iya mbere si yo ngiyo. Iya mbere yitwa Ngwino Unyobore. Iya kabiri ni Ubuntu. Iya kabiri ni Ubuntu. Iya gatatu ni nshyashya, ubu nibwo igiye gusohoka. Turabigeraho. Iyo Ubuntu ndetse na Ngwino Unyobore umuntu yazibona yazumva gute? Ziri kuri channel ya YouTube Uwase Jolie, ushatse kuzireba ziriho. Imwe yitwa Ubuntu, indi yitwa Ngwino Unyobore. Ndumva wazisanga kuri Jolie Uwase. Urakoze. Hanyuma tugaruke rero, ubu rero Jolie umaze kugira experience mu kuririmba, mu kubekinga, mu guhura n'abaririmbyi batandukanye, mu kumva, mu kuganira n'abaririmbyi bakomeye, mu kumva ibyo batekereza. Izo experience zose haba hari ikintu zakumariye? Zirahari cyane. Niki zakumariye? Kuko mu buzima busanzwe ntabwo umuntu yihaza, ugenda wiga ukabona ibigezweho, ibiri kugerwaho ubu ngubu, ukuntu abantu bifata, ukuntu ushobora kuririmba bitewe n'ahantu tugeze. Ndumva bifite experience nyinshi cyane binyigisha guhimba, gusenga, kwitwararika mu bantu, ni byinshi. Experience zo zirahari. N'ibitaramo, kujya mu bitaramo, kuririmba mu bitaramo, kubekinga byakuzaniye experience?
gutarama mu ibitaramo bituma umuntu atinyuka stage, bituma umuntu adatinya amaso y'abantu, bituma umenya n'ukuntu indirimbo zikurikirana, ukuntu dushobora kwitwara mu bantu, mbese ni experience nyinshi ushobora kuvana mu bitaramo, bituma unasenga cyane kugira ngo urusheho kwerekwa. Ubu uri capable yo kurimba yo kujya kuri stage iyo ariyo yose ntabwo niyo yabiriho abantu 10,000, 50,000, 100,000. Ya, nta kintu bitwaye, naririmba ntabwo kuko aho ngeze Nelson ni kure cyane, maze kubona byinshi, maze kumva byinshi, maze kwiga byinshi, so ntabwo. Tugiye rero nacyo kintu cyatuzanye nkuru yacu nyamukuru, tugiye kuganira ku bintu bishya ufite, ku ndirimbo nshya ufite. Nubwo mfite ibindi bibazo by'amatsiko kuri wowe abantu batakuzi yo nifuza ko tuzakuvuga, ariko tubanze tuvugane ubu ni ikihe kintu gishya ufite. Hari ikibombe gishya, hari umwana mushya uri buvuke, bambwiye ko hari ibintu bishya ufite. Jolie, niki ufite ushaka kubwira abanyarwanda muri iyi minsi? Igishya nuko Jolie Uwase yasohoye indirimbo nshya. Yego, iyo ndirimbo yitwa Turemeye. Audio yararangiye na video ndumva yarangiye, harabura iminsi 2 kugira ngo abakunzi banje muyibone, muyisange kuri channel ya Jolie Uwase. Iyo ndirimbo yitwa Turemeye. Tubwira amateka y'iyo ndirimbo. Amateka y'iyo ndirimbo yaje kubera gusenga. Mu by'ukuri nabonaga ibintu bibera mu matorero, mu bintu biri kubera hano ku isi, numva ngomba kugira Imana ngo turemeye kudukoresha none n'ubundi bushya. So ndumva ariyo mpamvu nahise Turemeye, no mu magambo yayo birumvikana. Turacyaganira namwe n'Urugero TV, tuganira na Uwase Jolie, ari tuganiza ku ndirimbo nshya yise Turemeye. Muri iyi ndirimbo uvugamo umwuka wera, n'icyo uvuga cyane, n'iki kihetse message y'indirimbo? Nuko ahatari umwuka wera haba kwirara, abantu bakora ibyo bashaka, ariko abayoborwa n'umwuka burya nibo bana b'Imana, kandi twebwe turabana b'Imana. So n'ubufasha bundi nasabaga mu ijuru Imana nyir'ingabo ko yatwohereza nanone umwuka wayo akatuyobora, akatubwira icyo tugomba gukora, ese tugomba kwifata gute mu rusengero, se tugomba kwitwara gute. Ndumva message nyamukuru nuko twemerera umwuka wera nanone kutuyobora. Hanyuma iyo ndirimbo duhe kalenda yayo, izasohoka ku cyumweru sangapi? Abantu bazayirebera hehe, cyangwa bazamenya gute ko yasohotse? Tubwire, urateganya ibiganiro ku maradiyo, ku mateleviziyo? Tubwire ukuntu abantu bazahura n'iyo ndirimbo, bazayihobera. Indirimbo izasohoka le 27, ni dimanche 18h, izaba igeze kuri channel ya Jolie Uwase saa 12 saa 12 kuri iki cyumweru. Indirimbo izaba iri hanze kuri YouTube channel ya Uwase Jolie. Hanyuma ku maradiyo n'amateleviziyo ndumva tugiye kubitangira muri kino cyumweru, n'ubundi kindirimbo iri hanze kuri TV10, ushobora kujyayo kuri TV1 n'ahandi bazadutumira. Hanyuma umuntu ukurikiye Urugero ubu atangira amenye yuko bishyushye ku cyumweru saa 12 mu Kadomo, muzaba mwamaze ku streaming. Birashyushye cyane saa 12 mu Kadomo, ntucikwe n'indirimbo nshya. Nukuri ni nziza, ndayibashimiye. Ongera urimbeho akandi gace gato. Turemeye Yesu, turemeye Yesu, turemeye Yesu, turemeye, tuguhaye byose, tegeka mwami, wowe ushobora kuduhindura. Wow, urakoze cyane. Mwabyumvise indirimbo yitwa Turemeye ku cyumweru ku 27 ejo bundi ku isaha ya saa 12 kuri channel yande Jolie Uwase. Jolie Uwase cyangwa Uwase Jolie, uzabona ishusho y'umuririmbyi, hanyuma uzumva indirimbo, ukore subscribe, ukore commentaire, mubwire ukuntu feedback yayo, hanyuma nawe nurangiza wisangize inshuti zawe, uzabutanze umusanzu ugushigikira Uwase Jolie.
Jolie abantu benshi ntibari bakuzi ku mwimerere w'indirimbo zitandukanye z'abaririmbyi hano hanze. Jolie ni iki kijya gituma cyangwa usigaye ubona muri gospel y'u Rwanda kidindiza hasi abaririmbyi? Ikintu kidindiza abaririmbyi ni uko abantu benshi sinzi niba ari ukutabyumva niba atari ukubishyigikira, abantu ntibarabyumva, ngira ngo ntibarabisobanukirwa, sinzi ukuntu nabivuga. ni imbogamizi dufite nk'abaramyi nk'abaririmbyi, gusohora indirimbo ibintu bikaba aho ngaho, ni ibintu bafashe biri aho ngaho, kuko ngira ngo hari indirimbo ntuzaririmbye Dominique yaririmbye ngo mu buzima hari ibintu byiza tubona tukabibona nk'ibisanzwe, nyamara tugiye dushyigikirana nta kintu byatwara. Mu by'ukuri ikintu tubasaba no gushyigikira gusa umurimo w'Imana, kuko ndumva mu rusengero mu itorero ni umurimo w'Imana twese turi gukora. Naririmba ugakora protocol, twese ni umurimo w'Imana. Ikintu cya mbere niba tucyumvikana, abantu benshi ntibari bazi ko Jolie Uwase yaririmbye mu ndirimbo z'abahanzi benshi yagiye avuga yaririmbiyemo, ntabwo bari babizi. Nicyo ni cya mbere. Ikindi kintu cya kabiri abantu batakuziho ni ikihe? Icyo abantu batanziho ni uko abantu batazi yuko ndirimba ku giti cyanjye. Bazi kuririmba gusa muri worship team. Bazi ko ndirimba muri worship team ko mfasha abantu, ariko ntibaramenya neza. Abantu benshi cyane ntibananzi indirimbo nyinshi ziri hano hanze. Hari ubwo njya no mu church zimwe nkumva bararirimba indirimbo naririmbye, ariko ntibanze mu by'ukuri, nkinjira nkanasohoka nta muntu ugeze amenya. Mu by'ukuri Jolie ni umuhanzikazi nawe ushoboye. Ku bijyanye n'imyambarire wikunda ihe style z'Abagande, z'Abakongoleze, z'Abarundi, z'Abanyarwanda, ukunda ihe style ku myambarire? So nkunda style, nkunda kwambara imyenda miremire y'Abanyarwandakazi, nkunda kwikwiza, nkunda kwambara nkaberwa, ibitenge, amajipo maremare, n'iby'Abakongomani by the way ni byiza ndabikunda. Ako umukongomani? Oya. Ndi Umunyarwandakazi wabaye muri Kongo. Wavukiye muri Kongo. Urakoze cyane. Ikindi batari bazi icyo ukunda kurya. Hari abantu batazi ko ukunda ubugari cyangwa n'agasombe. Ni iki ukunda kurya? Nihe cuisine, nibihe bwoko bw'ibyo kurya ukunda? Jewe ntabwo nkunda ubugari. Nkunda umuceri n'akanyama n'udushaza. Hariya rwose ntabwo nkunda amafiriti, ntubona ukuntu ngana. Nkunda umuceri, ikirayi, agafi, utuntu nk'utwo, ibintu biremereye sinyambifata nk'ibijumba, byarananiye. Ukanyobwa? Oya. Nkunda gusoma gake? Kukanyobwa ni icyayi na fanta n'amazi. Ukunda kwimakiya? Cyane, ntubibona. Nkunda gusa neza. Hanyuma dusoza tubwira ikintu kimwe abantu batuye hano aho musengana batakuziho kandi mu by'ukuri ugikunda. Kimwe ikintu batanziho kandi ngikunda, batazi, ni nk'akabanga kamwe ugiye kutubwira nyine gahishure n'undi ya myaka ijana. Akabanga mbwira akantu batakuziho. Dushobora kuba ati uzi ko batazi ko nk'ubushera kandi urimo. Wow. Ni ikira abantu batuye hano hafi ya abashiti bawe batakuziho ngiye kubatangariza hashye. Abashiti banje bose bazi ibyo nkunda, ko nkunda kwisanzura n'inshuti zanjye, nkunda guseka, nkunda gusetsa, nkunda ibiparu. Ndumva ari utwo ngutwo. Ariko hari akantu batakuzi kandi ndakazi njye. Nako niba wakinnye urusike niba atari siriki. Ari agateatre bakotakuzi. Nkunda no gukina filme, nshobora gukina filme, mu by'ukuri navamo umuhanzi wa filme. Ako kantu umva ko ari umuhanzi uri vast. Ngaho tubwire rero ikintu batari bakuziho ku mikino ku mafilime, ntago bari bazi yuko uri n'umukino wa filime. Tubwire filime imwe waba warakinniyemo. Ubundi hashye. Nukuri nakinnye muri comedy Kongomani yitwa Onatu. Tubwira agace gato barakinnye batari bazi. Nakinnye mfite umugabo ufite umururumba, mu by'ukuri yakundaga inyama cyane kandi nanjye nzikunda. Harahiye. So harashyaro rwose. Urakongora.
nakogora kankubita kamfunga tubwire akantu kamwe wavuga wakini tu nk'amagambo 3 cyangwa ngani nakinye nsaba imbabazi mvuga ngo lakini bwanangu usinyurumie unipatie na mimi niko na njala so ibyo byose nagahinda kinyama inyama ziraryo dusoza rero nubwo butumwa wabwira abantu bakurikiye ikiganiro abadukurikiye rero nabasabaga kugira ngo mujye mushigikira abahanzi mu by'ukuri biba byatuvunnye gusohora indirimbo amavideo byose ni imvune byagera hanze abantu ntibabishyigikire ni bibi cyane twabasabaga mu by'ukuri mudufashije mwajya mudushyigikira ikindi nuko iyi ndirimbo iri hanze nabasabaga ubufasha mukore share na subscribe ntabwo bigoye no kujya kuri Jolie Uwase hari akazogera hari like hari byose mba mbikeneye murakoze cyane mwakoze uwo twabanaga ni Jolie Uwase tubibutsa yuko kuri iki cyumweru saa 12 indirimbo ye izabigeze hanze indirimbo ye yayise turemeye izagera hanze saa 12 kuri channel yitwa Jolie Uwase reka tubashimira abo twabaye dushimire cameraman wacu ikiganiro cyacu nakagaruka muri kumwe na Nelson bye